nanone twongere tubinjize mu makuru akomeye cyane ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba mu biturika akantu ku kandi mu makuru irihutirwa kandi akomeye cyane ariko duhereye neza muri Sud Kivu muri rwa rugamba rw'injyana muntu mu mateka karundura ari gukorwa na mama 23 intare zasarambwe mu kunjira Uvira n'amaguru ikoresheje abakomando bayo kabuhariwe General Gaciri ni uri kuyobora urugamba rw'amaguru n'abakomando kabuhariwe ba mama 23 intare zasarambwe kugira ngo hacakirwe ubunono Uvira iri mu kibaya ikikijwe n'imisozi miremire yiswe Haut Plateau ubunono mama 23 intare zasarambwe zamaze guhera operation zabo aho bita Rurambo ndetse na Gahororo nyuma yuko hacakiwe hakaba Tombe hagacurwa umugambi munini kandi mugari wo kubona strategy y'urugamba karundura rwo kuzashegesha abarundi mu buryo bukomeye cyane ndetse n'abaFARDC udakuyemo yemwe n'abacancuro bari hano Uvira rwagati mama 23 intare zasarambwe kugeza ubu ibyiri gukorera Uvira ni fotokopi neza y'ibyo yakoze igoma rwagati kuva ku ya 27 z'ukwezi kwa mbere mu rugamba rwamaze iminsi 3 maze goma rwagati hagacakirwa umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Iyi ni fotokopi y'urugamba karundura ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abategetsi b'abarundi bavuga neza ko bari bararwizeho mu buryo bukomeye cyane ndetse ngo ari nabo bakoze urukuta rukomeye cyane rwatumye mama 23 itahafata vuba na bwangu unoneho tuzanye ibimenyetso karundura bigaragaza urugamba rwa nyarwo ruri kubera hano muri Uvira rwagati rugiye guca ibintu mu buryo bukomeye cyane. Inyuma y'uko mama 23 imaze gutanga umwitangirizwa ndetse n'ihuruza mu buryo bukomeye cyane ibi byose reka tuze tubyinjiremo hagati aho Katana Muramba yigambwa kuba yarafashwe n'abarwanyi ba FARDC yewe n'abazarendo Bisimwa Bertrand yagize icyo bivugaho akoresheje ikinyamakuru gikomeye cyane Kivu Morning Post maze ubundi agira ibyo atangaza bikomeye cyane byatumye benshi burengera kwikanga mu buryo buhambaye ku rugamba rwo muri Sud Kivu ushobora gukakara ndetse no gukara mu buryo bukomeye cyane kandi ko rugenda rufata ubukana buhambaye benshi batari baniteze habe namba bidusirika tuzi tubivuge hagati aho Ngenge Macumbi muri Walikare hamaze gutakirwa na mama 23 intare zasarambwe amakuru bacari banda kuri Tombe cyane rwose nyuma yuko baba 23 intare zasarambwe itangije imirwano karundura aho guhangana bikomeye cyane byongeye kumvikana kuva muri iyi minsi tatishize twagizeho urugamba karundura karabutaka ruri kumvikana i Walikare hagejejwe ibitwaro ndetse n'abasirikare karundura deployment rutura kandi zitangaje ku mpande zombi una numa 23 intare zasarambwe iri kwerekezaho bita Kibua iticakira Walikare yose maze ubundi kongera ikisubizwa ibyo benshi bari kwita ko ari amateka akomeye yarikoze byose reka tuze tubivuge maze twijire mu rugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye cyane muri aya makuru yihutirwa cyane gatano ku kandi ku ngingo zikomeye cyane ku mutekano politike ndetse na diplomasi tubahaye ikaze mwese inshuti zacu zakadasohoka aho muherereye hose niba uri musha akaba ari bwo mbere ugeze kuri uyu muyoboro urebe munsi gatahanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abone uhakore ukore like ndetse ukore na share kandi niba baramaze gukanda subscribe ukore like ndetse ukore na share kandi niba turi kumwe mwandike muri comment ko turi kumwe gatano kuri gatanu tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa mu ngingo ku yindi mu makuru akomeye cyane kandi aremereye twinjimo mu buryo burambuye reka tumanze tukugezeho iby'urugamba rukomeye cyane maze ubundi tukwinjize neza nuko mama 23 kugeza ubu biri gukora amateka hambaye cyane kandi akomeye cyane muri Sud Kivu mukongera kugaragaza abarundi ndetse na FARDC mu kuyambika ubusa ndetse n'abacancuro ndetse n'abafatanyabikorwa bose ba Kinshasa barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ko ratazigera batsinda urugamba ndetse na rimwe ko n'igihe cyose bazarwana bazaze bisanga batsinzwe mu buryo bukomeye cyane kandi byanyabyo uno numa 23 ntabye kongera kwihishira cyangwa se kurwana mucyo wise imbereka irimo kwinjira muri Uvira mu rugamba rw'ujyana muntu kandi rukomeye cyane mu buryo bukomeye cyane rugiye kumara hafi iminsi enye nyuma yuko mama 23 itangaje neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarinze ku mabwiriza yagombaga gushiraho amahoro yasinyiwe idoha muri Katari ku ya 19 z'uku kwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 kibyo byose byishwe n'ubu butegetsi nyuma yuko burenze kwitegeko byari byashizeho ndetse n'ibyashizwe mu masezerano ko batagomba kugaba ibitero bikomeye cyane cyangwa se ngo bakore deployment habizo mu kirere cyangwa se ku butaka ndetse no mu mazi ariko ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo bukabirengaho mama 23 yahise itangiza operation n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye bigaragaza neza ko noneho nayo yigiye mu rugamba yasohoye itangazo ryamagana ubutegetsi bwa Kinshasa
inabwira amahanga ko noneho itangije ibikorwa bya gisirikare bikomeye cyane ko kwirwanaho kwayo kutazatuma amahanga avuga, ariko ibi nabyo byose byamaganwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo barwane bucece. Gusa ibi ntago byatumye M23 intare zasarambwe zicika intege, ahubwo zatangije operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye kandi biremereye kandi byahise neza neza bifata indi ntera ku rwego rwa nyuma y'uko M23 noneho itangiye kwinjira Uvira n'amaguru, dore ko Uvira ari nini, ariko n'ubundi iyi Uvira ni teritwari ikaba ikikijwe n'imisozi myinshi kandi miremire ariyo bise Haut Plateau. Ubu noneho iyo misozi ikaba igenda icakirwa umwe kuri umwe cyangwa se nk'uduce kugeza ubu ngubu turi strategic ku rugamba two mu M23 ikeneye cyane kugira ngo izabone uko irasa mu kibaya cya Uvira cyangwa se ibifite abasirikare yarabagose burundu kandi nta kwinyagambura habe namba bafite. Ubu noneho urugendo rw'amateka rwamaze gutangira. Uwita General Gaceri nime uri gukora icyo bise pre-strategy ndetse na advance party ndetse akayobora ingabo akaziha amabwiriza yose agomba kugeza ku ntsinzi ndetse n'indondoro ikomeye cyane y'intsinzi ifatwa rya Uvira. Ubu noneho mu kibaya ikikijwe neza neza n'imisozi miremire yaba bita muri Haut Plateau ndetse na Rurambo ndetse na Gahororo, aho niho habanje gucakirwa. Reka tubanze duhere mu Rurambo. Rurambo ubundi ni agasozi kari kwerekeza neza neza muri ya misozi miremire y'umurenge, ariko n'undi gakikije neza hano Uvira rwagati. Binavugwa neza ko ariyo defense zivuga ko zari zirinze Uvira inyinshi zabaga, ubwo ndavuga iz'abarundi FRDC bari barakoze urukuta rukomeye cyane, rwari rwo rwangombwa rwari rukomeye cyane, ndetse kandi ni rwaratumye M23 itinjira Uvira. Urundi rukabaho bita muri Gahororo. Aha Gahororo naho hari ibirindiro bikomeye cyane kandi bikaze byo M23 imaze iminsi ihondagura ndetse isambura mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare bivumbuyemo bari abarundi ku bwinshi ndetse n'abazarendo, ariko bigaje babadede n'abana bari barazanywe ku kibuga cy'imirwano babwirwa ko ngo aribo bazarwana mu buryo bukomeye cyane kandi ntibarambirwe habe namba. Aba FARDC nabo byaruko na Special Forces gusa bashinjije ubuyobozi bwabo kutabitaho habe namba ngo babahe intwaro zikomeye cyane kandi babahe n'ibiryo cyangwa se rasiyo nk'abarwanyi ba M23. Ubwo bagabaga ibitero aba barwanyi ba M23 bidasiba kandi bidatuza habe namba. Nyuma rero yo kubona bagenzi babo imbere ku mirongo y'urugamba bicwa nabi, abandi nabo bikarangira bishwe n'umuma imbere ku mirongo y'urugamba ndetse n'abishwe n'inzara ndetse n'abarashwe ntibavurwe, bahisemo guta ibirindiro bariruka babivumbukamo. M23 isangamo bake babashije gufunga umutwe, maze ubundi nabo barasana gake cyane gusa birangira birutse. Ibyatumye M23 intare zasarambwe zibona position zikomeye cyane, yanabashije gukoreramo ibirindiro bikomeye cyane birimo ibyo kundi bice byose igenzura. Nanone kandi habona intwaro nyinshi cyane kandi zikomeye cyane zayifashije kuba iri kubasha kurekipera ibice byinshi bikikije Uvira. Ibi neza neza biri guhinduka nka photocopy neza neza n'ikimenyetso gikomeye simusiga cy'ukuntu Uvira izacakirwa neza neza nk'umujyi wa Goma, ariko nanone ntibihuzwe kuko pre-strategy z'ibikorwa ku mirongo y'imbere y'urugamba bishobora kwitegurwa neza neza n'uruhande rwa coalition nayo igakora akantu. Gusa M23 intare zasarambwe ibi nabyo irabizirikana mu buryo bukomeye cyane kuko ngo urugamba rwari Goma rwagati yari yaramaze kugota imisozi ya Sake ndetse na za Mubambiro. Ibi byatumye ihamara igihe kirekire, maze ubundi yinjira neza neza imbere ku mirongo y'urugamba mu mujyi wa Goma. Kuva ku ya 27 rwamaze iminsi 3 yonyine, abasirikare ba hano babura uko barwana bose babanika amaboko, dore ko na Uvira neza neza ariko igomba gutera, maze ubundi bikazahinduka gutyo bikazagenda gutyo, ari nabyo biri gutuma itangira gufata ibice bikikije neza neza uyu mujyi wa Uvira bakawugotagota mu buryo nikomeye cyane. Ubu tuvugana M23 ntirayinjiramo, ariko gake n'amaguru barimo kugenda barekipera ibyo bice. Ariko nanone twongere tubibutse ko intasi za M23 bamaze gukora infiltration, bamaze kwinjirira umwanzi, bamaze kugera neza neza mu birindiro rwagati hano muri Uvira. Nanone kandi ngo bakomeje kuzinguruka izi ngabo gake ngo nabo bazisanga mu mutego ukomeye cyane, ubundi uzabashibukana ku buryo ngo batazigera babona inzira n'imwe usibye kwinjira mu gihugu cy'i Burundi i Bujumbura. Ariko ibindi byo byose M23 iri kubikemuza pre-strategy ndetse na advance party iri gukora buri munsi hano muri Uvira. Bivuze neza ko nta kongera na rimwe kuvuga ko urugamba rwa Uvira rwo rugomba kuzananira nuko byagenda kose. M23 imaze iminsi rwigwaho neza cyane rwose kugira ngo yerekane itandukaniro y'ibikorwa bya gisirikare n'uburyo izabikora mu buryo kugeza ubu ngubu bugezweho. Hagati aho bita Katana na Muramba, aho ni hejuru ya Bukavu neza neza ni muri Sud Kivu naho
wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC ndetse n'aba FDLR n'aba FDNB bamaze iminsi biyamwa kwigamba kuhacakira ndetse bakavuga ko baharashe ivumbi rigatumuka mu buryo bukomeye cyane. Inyuma y'uko baturutse muri pariki ya Kahuzi-Biega baje neza kurasa ibitero bikomeye cyane byari byatumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na General Neva bwo kujagaraza ma 23 gusa mu buryo butunguranye cyane. Ma 23 intare zasarambwe ntago yigeze ivuguruza ibi, ariko noneho byashize biramenyekana. Bertrand Bisimwa aganira n'ikinyamakuru The Kivu Morning Post yongeye kuvuga ku magambo akomeye cyane y'ibikorwa bimaze iminsi byumvikana birimo na infiltration zumvikanye Bukavu mu minsi birishize, dore ko twabwagejejeho mu buryo bukomeye cyane, maze ubundi yemeza neza ko ibyo bitero koko byabayeho. Yahakanye cyangwa ngo yimire neza ko ibice bitamaze gucakirwa, gusa yemeza neza ko ibitero bikomeye cyane kandi bikaze by'abazarendo byumvikanye muri aka gace, bikaba ngo byaratewe n'ubuke bw'abasirikare bashobora kuba baramanuwe muri Sud Kivu, by'umwihariko mu bice byegereye neza Haut Plateau muri za Uvira, urwego rwo gukomeza operation n'ibikorwa bya gisirikare byo gucakira utwo duce. Twari turi kumwe n'abamwingabo zikakaye zari ziri gutera ubwoba ma 23 ngo byumvikane neza ko ubuke bw'abasirikare ba ma 23 ishobora kuba itarasigaje abasirikare benshi muri ako gace batitaga ko kagoye. Binavugwa neza ko ariko ma 23 intare zasarambwe itagombaga gutamwa imbaraga zihambaye kuko na FARDC itigeze ibikora. Ibyo bikaba byaratumye rero urugamba rw'ahantu rubiberenge ndetse rukagorana mu buryo bukomeye cyane, ndetse na infiltration zishobora kuba zarahabaye Bukavu mu minsi mike ishize ubwo abazarendo bahondaguriyemo ivumbi rigatumuka, ariko nabwo ishobora kuba yaraturutse muri aka gace. Bivuze neza ko ubwo na 23 itagize ikikora n'akavumi ishobora kwatakwa. Ibyo Bertrand Bisimwa yavuze neza ko ari urugamba rukomeye cyane bari gucungira hafi, kuko bitagenze uko rwazaba bana kasamutwe ndetse n'akasongo yihwa mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana intare zasarambwe zakoze uko zishoboye kose kugira ngo ibyo bice byose bitongera kwinjirirwa n'umwanzi. Bertrand Bisimwa yirinze kuvuga neza ko bagize icyo bakora, ariko nanone yavuze neza ibyaba byarababayeho kandi ntago yemeye cyangwa ngo yirure niba ibyo bice byaracakiwe. Natwe ubwo turacyari aho ngaho kugira ngo dukomeze ducunga amakuru ndetse tubashakira amakuru akomeye cyane ari kuvugwa ndetse ari guturuka ku mpande zombi, ariko nta gusorura kwemeza ikintu kitaremezwa n'umuyobozi w'intare. Kandi natwe turacyashaka amakuru ariho turi gukura update n'amakuru yutirwa akomeye cyane. Hagati aho agace kitwa Ngingo n'agace kitwa Macumbi ahangaha ni muri teritwari ya Walikare, ahamaze iminsi hari kumvikana imiripuko ruturakarahabutaka hagati ya ma 23 ndetse no guhangana gukomeye cyane n'abarwanyi ba FDLR, aba FARDC ndetse n'abasirikare bivugwa neza ko ari ababirigi. Ma 23 intare zasarambwe yamaze gucakira utuntu duce tumaze iminsi tuberamo imirwano ikomeye cyane ndetse na sharing z'akataraboneka. Ruhande rwa ma 23 intare zasarambwe nyuma yo kwikoresha ama BM yamaze kwaka abasirikare ba FARDC yakuye neza hano muri Pinga muri pozisiyo z'urugamba zabashegeshe mu buryo buhambaye kandi bukomeye cyane, byarangiye bataye aka gace bariruka kibuno mpamaguru. Bivugwa neza ko aha harabonetse na za mateka nyinshi cyane, gusa mu buryo butunguranye cyane zatorotse ma 23 ubwo yatakwaga ngo abasirikare bakaje mu mirwano ikomeye cyane, ndetse bumvikanye n'udusha twinshi muri iyi mirwano rutura, aho amadrone menshi y'ubwiyahuzi yagiye hanurirwa mu kirere. Ni nyuma y'uko snipers zikwijwe mu biti byinshi ndetse no mu bice byinshi, maze ubundi zikaza zivizira ya madrone y'ababirigi yagombaga gukora agatangaza mu buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko FARDC yari yarahiriye ndetse yanarubiye mu buryo bukomeye cyane, kavuga ko igiye kwimurira intambara hejuru mu kirere, aho kwita kuri ma 23 ngiri kurwana inkundura mu buryo bukomeye cyane. Ibi byatumye urugamba ruhinduka isibaniro mu buryo bwa nyabwo kandi mu buryo bukomeye. Ibyanatumye benshi bavuga neza ko hano rwose muri Macumbi ndetse naho bita Ngingi ariho hemire humvikanye urugamba rukomeye cyane rwatumaga FARDC yihagararaho itari kuzatuma ma 23 iringa umutaru habe namba. Gusa kubavana ahangaha bivuze ko ma 23 intare zasarambwe yakomeje kugira pozisiyo z'urugamba karabuta kandi zihamye kandi zihambaye, ndetse no kongera kugira free strategy ndetse na advance zikomeye cyane mu byo bita kwataka ndetse no gukora ubutasi buhambaye. Byose bikaborohera ndetse no kuba bagize intwaro zabo ahantu h'ingenzi hakomeye imbere ku mirongo y'urugamba, byose bikaba byiza, kuko ubu urugamba rukomeye cyane rwahise ruvuka aho hantu. Byahise binatuma ma 23 isa naho iciye inzira ntarengwa ndetse n'inzira yo kongera kwinjira neza kuri ya mirongo y'imbere y'urugamba, ku buryo noneho bivugwa neza ko hasigaraho bita Kibua. Ma 23 ikaba yisubije Walikare nk'ibisanzwe, maze ubundi ibintu bigasubirira udubi, maze ubundi FARDC
iyo yigize bikayobera mu buryo bukomeye cyane kuko mu 23 imaze kugaragaza ubukaka n'ubushongore buhamye cyane mu bikorwa bya gisirikare karundura bimaze iminsi byibugira kandi bimaze iminsi bikomeye cyane biri kwerekana neza imbaraga n'ubushobozi intare za Sarambwe zimaze kugeraho. Ibikorwa bya gisirikare biri kumvikana neza muri utwo duce bimaze kwerekana neza ko nta tandukaniro namba rihari mu bikorwa bidasanzwe bikomeye cyane byo kugira ngo 23 yegera imbere. Uko igenda yigera imbere ndetse yicuma gake gake bigaragaza neza ko urugamba izarushobora neza, kandi uko iri kwigera imbere ni nako urugamba ruri gukomeza guhinduka imbere mu buryo bukomeye cyane.